Ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro Amazina Live, kuba mudukurikirana igiciro kinini ndabibashimira cyane. Njye mwumva kandi ugiye kubagezaho iki kiganiro ndi Yvonne. Uyu munsi nabateguriye izina ryiza cyane nabwo umwana w'umuhungu ari ryo Blaise, gusa gukora subscribe kugira ngo ujye ucikwa n'ibiganiro. Ngo haye ikaze. Izina Blaise ni izina rikomoka mu Kinyarwanda, rikaba rifite inkomoko ku ijambo kureza, rikaba bisobanura uwitaweho neza, uwarezwe neza, umuntu ukeye mu mico no mu myifatire, wubahwa n'abantu kubera ubupfura agira. Ni izina rifite ishema ririmo ishusho y'umuntu wubashywe, wakuze neza kandi ufite indangagaciro. Inyamaswa y'intare niyo ihuza neza iri zina, kuko ni inyamaswa yuje ishema, ihagarara neza, yubashywe n'abandi kandi ifite uburere bwo kurinda ibyayo. Bimwe mu biranga ba Blaise. Ba Blaise ni abagabo b'icyubahiro, barinda ababo kandi bagakomera ku byabo. Blaise kandi ni umugabo w'indangagaciro, akora ibintu mu nzira y'ubupfura, akubaha abantu kandi akunda ukuri. Blaise ni umugwaneza ariko ufitemo imbaraga z'imbere. Ntavuguruzwa, azi kwitwara neza ariko ntashobora kwemera guhohoterwa. Atekereza cyane kandi akunda umutuzo. Agerageza kureba kure mbere yo gufata icyemezo. Blaise nanone afite impano yo gukundwa n'abantu. Abantu benshi baba bamwiyumvamo kubera uko yitwara neza. Blaise ni umurinzi w'abakunda. Aba afite umutima wo kurinda inshuti ze ndetse n'umuryango we. Reka turebere hamwe noneho ibyo ba Blaise bakunda. Blaise akunda umutekano n'ituze, abantu bubaha kandi buvugisha ukuri. Blaise kandi akunda gukorana n'abantu b'inyangamugayo. Akunda gufasha abandi kandi akunda kuba mu bandi ariko akagaragaza uko yubashywe. Blaise nanone afite ibintu bifite gahunda n'icyerekezo. Reka turebere noneho ibyo ba Blaise banga. Ba Blaise banga abantu babeshya, urusaku rwinshi, guteshwa agaciro, abantu batizerwa cyangwa batubahwa. Blaise kandi yanga abantu bavogera ubuzima bwe bwite. Yanga akajagari n'akazi katagira gahunda. Mu buryo bwimbitse, Blaise ni umuntu wakuze neza, wubashywe, uzi kwitwara neza, afite indangagaciro kandi azi uko yitwara mu bantu, akarinda n'abantu be. Kandi Blaise akarinda abantu akunda ndetse n'umuryango we. Izina Blaise naho rirangiriye. Niba wakunze iyi video nagusaba gukora subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo ujye ucikwa n'ibi biganiro. Muzacikwe n'ikiganiro gitaha. Mugire umunsi mwiza.